narasenga agasengesho gato Imana ikakumva noneho ntangira gukunda Imana kubera ibyima ntangira gukunda ukuboko kwayo urumva ntangira kuvuga ya mana saba fiziketi ya mana saba iketi nkumva niko bizahora so ntangira gukunda Imana kubera ibyima apana gwa rukundo kuko kuyikunda ukwire cyangwa gukunda kuja muri presence ya je ariko nkakunda ukuboko kwayo niko byatangiye noneho aho byaje kunchallenginga naho nabuze akazi mara like for some months atakazi mfite noneho aho rero n'Imana avuga ko yari itangiye training ntangira kubona ko yanyimye iyo training yanyigishe gukunda Imana kuyikunda ukwiri kuyikunda kubana nayo apana kubyima so nakinkaraging umuntu wese uri kureba ikiganiro ntimukunde just iby'Imana ibaha cyangwa uze gusenga kuko ushaka ya modoka bavuze muri church ngo uze gusenga ko bya bintu ugiye kubona ko hari abantu baza ushaka visa kandi n'umunsi mu barokore bagusengera tuyibona kutagira gahunda ndicaye ngiye gusoma Bible umuntu aramuvuga tujye kureba mu kawagiye tujye muri mall nk'abandagiye nka spending amafaranga ntari nkwiye guspending tujye gusura Shanice twagiye hehe kwa Alicia Keza mbese ntago sinzi icyo nshaka numva iyo utaraba mu murongo Imana igushakaho mu by'ukuri hari ibintu tuba dukwiye kuba twaranabonye ariko kuko turi ahantu Imana itadushaka ntiwibwire yuko ufite igihe ntiwibwire yuko ufite igihe n'iri joro ushobora gutaha ese reba ahantu ugiye ni he ni mu ijoro cyangwa ugiye kwa Satani abantu twibeshye yuko dufite igihe kandi nta gihe dufite ubwiriza yaravuze ngo dukore ibyiza tugifite uburyo aya niyo mahirwe yawe pe hari ibyo twabayemo hari ibyo tukigerageza ariko niwemerera Yesu arahindura ubuzima bwawe kandi ntuterwe isoni numuhamiriza imbere y'abantu nawe azagwemereza imbere ya Data. Ishoti tushepe igarutse twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe nyaharete nk'ibisanzwe mbazaniye abatumirwa badasanzwe uyu munsi abakobwa beza cyane sosiyete duturukamo zikunda kujajinga ukuntu bishakiye ariko ni abantu b'agaciro ni abantu bakomeye cyane nibo torero ry'ejo nibo bamama pasiteri b'ejo nibo bashumba b'ejo nibo abantu badasanzwe tugomba kubaha ijambo twumva ibyo barimo birashoboka cyane turabakiriye murakoze cyane karibu muri Shepu tu Shepu ndabareka mwibuke ntabwo mwakuze ndahereye umunsi bwanjye murakoze cyane Yesu ashimwe n'abari kutureba bose amazina yanjye nitwa umubyeyi Laurie Ketia ndi umukristo nkunda Yesu haleluya nkaba ndi umujene w'imyaka 21 ndumva ari ibyo Yesu ashimwe mwese nanjye nitwa Shanice nkaba mfite imyaka 20 ans nkaba nishimiye kugaruka hano kuri Shepu tu Shepu kandi ndi umukristo ukunda Yesu. Amen. Shanice ntabwo ari ubwa mbere mubonye Shanice hari n'ikindi kiganiro twigeze kugeranamo cya Mother's Day yaduhaye ibitekerezo byiza cyane Ketia wisanzure nawe murakoze cyane wumve uri mu rugo muri Shepu tu Shepu n'abantu babaye Shepu kandi ndabizi ko babaye Shepu kumenya Yesu ntabwo byoroshye kuri iyi myaka ntabwo ari ibintu abantu bahita babona ako kanya kubera ko umujene aba ashaka kwambara nk'abandi umujene aba ashaka kugerwaho nk'abandi umujene aba ashaka kuryoha mu buzima natwe tuba tubibabuza kenshi tuba twarabinyuzemo ariko umujene ni umuntu udasanzwe ni itorero ry'ejo ni igihugu cy'ejo nimwe bayobozi b'ejo abapasiteri bazabwiriza abana bacu ejo so niyo mpamvu tuba tugomba kubaha ijambo kugira ngo twumve ibibarimo mwamugeza ahantu challenges ari nyinshi abasore batareba hasi cyane baba bareba muri mu gihugu cya Canada namubyeyi ukuri inyuma akubwira ngo stop so ni byinshi muri gucamo abantu bakunda kwibaza ngo ese abajene nabo bakizwa se buriya baba biri serious se buriya baba birimo neza se nabo bajya buzura umwuka wera
cyane birashoboka reka mbibwire abari kudukurikira birashoboka njye niboneye abakobwa bakijijwe hano bifitiyemo ubuhamya bifitemo umwuka wera bajya aho umwuka wera babwiye bagaruka aho umwuka wera bagaruye Imana ibahe umugisha murakoze cyane natwe turagukunda reka ntangire kuri aka kabazo ndahera kundi hafi wakijijwe ryari ubundi ngewe nakuriye muri famiye mama wanjye yari akijijwe papa ariko ntago we arakizwa akunezeye ko nawe ni vuba isezerano ya rero nakuriye muri famiye navuga yuko kujya gusenga sande numvaga nyine ni ibintu bisanzwe ni schedule y'icyumweru kuvuga ni Monday to Friday ni ukujya ku ishuri Saturday ni practice Sunday ni ukujya hehe gusenga practice yasamudwa no kuririmba kuririmba mu bana muri Sunday school urumva rero nkurira muri ubwo buzima aho ngaho nari mfite imyaka mike urumva nisanze mama tujyana ku rusengero rimwe na rimwe twajya no mu ma overnight hararamo cyane rwose ku mukeka tukarya umusambi shariso ntabwo nzi neza niba uzi umusambi ikirago tukagenda nyine tukararayo ngewe nkasinze ariko urumva umubyeyi yabaga yampaye ishusho nziza avuga ati wenda nakura yazabitamo noneho ngize imyaka 14 nibwo nabatijwe umutineja w'indani 14 rwose nigaga adolescent nigaga muri S2 ubwo ariko ukuntu nakijijwe nabyo ukuntu nabatijwe nari ndimo ndasakuza muri church nagiraga akavuyo pe umutineja nyine nundi bagurike nagiraga akavuyo nagiraga akavuyo rero ubwo turi muri church ndasakuza rero ifite umwana ariko pastor wacu akunda kuvuga ngo allo kujya nyine afate attention y'abantu nanjye ahita avuga ngo wi church agaseka ubwo rero abona narangaye yari n'umushyitsi wari waje avuga arandeba ngo ngwino hano ngo ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ndavuga yego ndabishaka cyane aranyatoza ndatura atwiga inyigisho zo kubatizwa n'abandi bashuti banjye nkomerezaho sasa warabyumvaga mwatura Yesu icyo gihe ntabwo urumva ntabwo kavuyo nari ndimo ndacyari umwana iki ntabwo dusobanukiye neza ndavuga ni ntabwo ndi buhakane bakosha ndimo ndasakuza reka ngende ndangije rero ndagenda turabatizwa byari 2016 muri December ijoro rya bonane nibwo nabatijwe ndabyibuka rero uwo navuga yuko uwo munsi ubu nibwo ntangiye kubitekereza neza kubatizwa ntabwo bivuze ngo gukizwa amazi nta hantu ahuriye na Yesu kandi ikindi kuba uvukira muri famiye papa na mama bakijijwe ntabwo bivuze yuko ukijijwe agakiza ni personal ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu famiye igenderamo oya rero nanjye ankurira muri ubwo buzima nkunda kubyina drama mva ahantu hose umva kuririmba n'ubimbwa ariko drama abanzi umva kandi ukazikina mu rusengero cyane ubwo urumva nkurira muri ubwo buzima nibwira yuko nkijijwe ariko iyo ambirono mukayikunda cyane cyane numvaga n'umuntu ajya gusenga nibwo buzima nakuriyemo numvaga n'umuntu ajya gusenga sande bose abayeho ati yabwo nyine ntabwo navuga yuko njye nagiye mu byaha byinshi ngibi oya numva nakuze ntabwo ikintu cyababaza mama ni umubyeyi navuga yuko ngiye no mu ijoro nkamuburamo navuga nayobye sinzi ni umubyeyi mwiza nyine no kuba muzi biragoye ko nakumva ari umuntu wajyanye ikibazo rero umva iyo image nziza yambaye nangaga ikintu cyamubabaza hatinya Imana nkatinya na mama nk'uko namubabaza so rero nkurira muri ubwo buzima
ngaho ku ishuri banyirukanye amafuti ibiki ntabwo ubu nibwo ntangiye gusobanukirwa iyo menya Yesu uko muzi ubu nkiri umwana nta nubwo bari kujya banyirukana ariko kujya icyo tisha avuze nkacyumva sinumve nabi njye umuntu yarambwiraga nkavuga no ibyo nshaka ko numva nibyo ntabwo uri bumpindure niba ari oya ni oya ariko nyine urumva nari nkiri umwana ubu teenager burimo iki Yesu akiri mu kigare kigare gusa ngira ngo ni namwumvaga kundoza kuri radiyo narabona ubwo rero navuga yuko nakijijwe neza muri covid ibintu byose byarahagaze amashuri arahagarara ndakubwiza ukuri ku rusengero nasengeragaho twajyaga dukora amasengesho y'iminsi 21 kwigomwa ibiryo ku ishuri ugiye izuba ry'i Kigali umva rikagukubita ariko ukavuga ati mana we wahura n'ikintu mana ukavuga ati ngiye kurya ariko nyine gufastinga numvaga ko ari ukwimima ibiryo ukibyumva mu buryo bw'idini cyane ubwo buzima bwose ubwo nze ngo ndakijwe ariko 2020 Yesu ati kangukoremo akazi ubwo twariciye ibintu byose birahagarara kandi wari umaze gukura nari mfite 18 umaze kuba responsable cyane umva umwana ari kugira 18 nibwo nagiye kuyuzuza ndacyari umutineja ubwo urumva ari ibyo harumva neza mama aravuga nkumva ko ananyanga akambwira ati witaha utinze iki nkumva aranyanga yambangamiye noneho mu rugo ni abantu bose bacecetse njyewe wapi pe nubwo bavuga mfite ubwoba numva nakuze ntandukanye n'abandi bo mu rugo ari njye uri sharp iki rero mama nabona yitonze ntabwo nabyumvaga rero ubwo buzima bwose muri covid noneho nanjye mera nkabo twarasenze pe twarasenze hahandi navuga yuko ngira ngo kiriya kintu cyaje nko kugira ngo Imana itwereke yuko mubwiriza niba avuze ngo hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara buri kintu cyose kigira cyacyo iyo Imana igushaka hari igihe nsubiza amaso inyuma nkareba nk'ubuzima bwose nkavuga Mana ushimwe ko hari ibintu wansimbukije hari ama experience nigeze ngira mu buzima bwanjye nari nkwiye kugira umva nabaga muri 2020 ibyo ndi kuvuga twaricaye turasenga njye n'abavandimwe na mama iki turasenga pe turasenga ariko ntarasobanukirwa ari ukuntu ubura akazuyazi njye namaze imyaka yose ndakazuyazi bashiramo indirimbo zino twita izisi ninjye wahagurukaga bwa mbere nkabyina ukagira ngo utanzi ntabwo yanandukanya n'iki n'umuntu udakijijwe ubwo urumva rero ibyo bintu byose ndi umuntu ugira story nshuti yanjye hano hari ahantu twigeze kujya kuryama biratunanira cyane story zabaye story ubwo urumva rero nabaga ndi kumwe n'abantu bari kunywa inzoga ufite fanta ya oranje mo hano kumva vibes ari zimwe wagira ngo bakambaza se ukagira ngo nawe wajyaga ndetse ajyaga ambwira ngakude ngo ntabwo ujya unywa inzoga tutaramenyerana neza ntabwo ujya ndamwani habe sinigeze nzigerageza kandi utera igifunzo urumva ubwo buzima bwose Imana yagiye indindiramo iki ndabishimira n'Imana ko iyo igushaka igenda gusimbutsa ibintu byinshi cyane rwose igenda gusimbutsa ibintu byinshi rero nibwo naprayinze kuza muri Canada nasoje high school njya muri uni mu Rwanda nigayo umwaka n'igice mpita naprayinga kuza hano aha rero niho nahuriye n'Imana numva kuva muri 2020 kugera 2023 ndimo ndaprayinga kuza muri cya gicaniro mu rugo dusenga najyaga njyana na mama muri niba ture 4am tukabyuka hari n'umunsi imvura yari irimo iragwa nyibona hirya ku musozi hirya noneho ndangira bizi mu Rwanda hari imisozi myinshi nyibona hirya irimo iragwa mbwira madamu nkaho madore imbere imvura irimo iragwa
turakata dusubira mu rugo ndavuga nawe tugiye kuryama mama ati oya Ntabwo imitaka amajaketi tuyigendamo ndavuga mana nutanyumva basi ujye wumva amasengesho y'uno mubyeyi umva urwo rugendo rwose nari ndakazuyazi nari wa muntu kuva ibya before 2020 nari ngira umwana ntabwo nari mbisobanukiye pe ntabwo rero nagarura na Yesu neza ariko kuva 20 kugeza 2023 nari nsobanukiye ariko ntashaka kuvayo hari ukuntu uba ukunda Imana ariko ukunze n'isi uvuga navugaga nari umuntu uvuga Mustang sinzi niba mubizi ndashobora kuvuga ikintu ntumve ikintu mvuze ushyiramo utuntu tw'udufefe cyane ntumve ikintu mvuze nyine nari wa muntu ntiwamenya nimba nkijijwe ntamenya niba sande ndumva urahaye cyane ariko indi minsi yo twagiye ariko nkunda Yesu narakazuyazi aha uratubwira igihe wakirije aho byazi turaza kumugarukaho Jenny vuba aha yabyigiyemo neza atubwira nawe uko bitangiye Jenny vuba aha nakuze mu rugo twe tutakijijwe byari byabindi dusenga dimanche tugenda gusenga mu bakatolika nk'abandi bisanzwe dimanche ya Monday to Friday tugakora ibisanzwe abana bariga Sunday tukaja gusenga noneho muri 2020 wowe wavuze ko ari wakirijwe byatangiye kuza jeneho rero kwitwara nabi byatangiye natangiye kwitwara nabi 2020 ntangira kugora ababyeyi nyine byari by'abajene baguhamagaye aha uragiye nyine ntangira kwitwara nabi noneho Kigali kwa kundi ugize inshuti mbi nawe bankazo wowe wumva ko peut-être uzazihindura ariko ugasanga ahubwo nizo zaguhinduye kuko nizo zigira impact kuri wowe kurusha ko bari benshi so rero muri 2020 kugeza 2022 hari umwana mwiza niko nabivuga ariko ntarananirana cyane ariko hakundi nyene comme ça voilà hama 2022 buriya Imana ishaka igushaka iragukurura gahoro so 2022 nibwo nagiye gukizwa ariko nyine ukibyinjiramo ntabwo burakizwa neza uri nk'akazuyazi nkuko bivuze ndakizwa ndabatizwa noneho ninjiyeyo ingenda nyene byatangiye ninjira bisanzwe kwa kundi waje gusenga bisanzwe navuze ati reka ngende gusenga bisanzwe ariko rero kwa kundi ukomeza ugenda rimwe na rimwe hari igihe ba preachinga ijambo rikagukoraho ukumva urafashijwe so bitangiriraho ntangiye kugenda gusengerayo ngenda ndahindukaho gahoro hari ukuntu urakazuyazi uragenda ugakora ibyo bibi ukagaruka no muri church ariko ukagera wa mutima ugucira urubanza we muri wowe so naragenda muri ibyo ariko nkumva ngarutse imbere y'Imana nkumva nkumva ndababaye nkumva sinkifite ya relationship n'Imana nyene ukicira urubanza so navuga aho hariho byatangiye 2022 ntangira gukizwa ariko naje kugirana like relationship n'Imana muri 2023 iri kurangira nageze hano navuye i Burundi nageze muri Canada 2023 igitangira ariko hakundi komsa ndi muri biriya by'Imana ariko hari utugeso tutaramvaho neza so 2023 niho namaramaje ndakizwa neza wabaye convicted niki cyagukombense kumaramaza neza gukomeza gusenga gukomeza guhura kwa muri environnement y'abantu basenga ako kandi foko tugapresiza ko hari umuntu ukizwa akagumana inshuti zake exactement bamutumira mu byo bamutumiramo we bahoze bamutumiramo akagenda bamuhamagara ku matelefone ibyo bamubwiraga n'ibyo bakimubwira we akaba yaratinye kwiyemeza reka bivuga ngo abemeza babwira ati rega narakishijwe uwo munsi muntumiyemo ntabwo nkuza ko mubaye ndacyashaka kugwiza imbaraga ariko wowe wahise wimuka nagiye muri environment wasanze mbere bisenga uyihagarara nyigumamo ni nkaho bigare bya kera byari bikuvuye noneho utingiye kwibera ahangaha hazambaje
noneho ngenda rero mpinduka gahoro gahoro nibwo nakirijwe neza, nibwo navuga ko ariho nakirijwe neza. Ubwo gukizwa neza ubyita gute? Gukizwa neza je mbyitwa like kugira intimacy n'Imana. Wowe ukajya ku giti cyawe utavuga ngo ni ya mana ya mama, ni ya mana ya famille, no, wowe ukagira na relation n'Imana yawe, ugatangira kwiga kuyivugisha, ugatangira kwiga kuyivugisha, ugatangira no kumva ijwi ryayo ikuvugana nawe, Bible ugasoma ijambo, kandi ugapfa no kuri kamere, ugapfa kuri bya bintu wakoraga kera, noneho ugahagarara neza. Ngeze Canada uhuye na Yesu. Navuga yuko natangiye kubona Yesu neza 2022 iyo 2023 itangira, nsenga Imana ndavuga Mana, uno mwaka utararangira uzanyereke kandi ndashaka visa ya Canada. Burya Imana ni inshuti, yego ndizi. Imana ni umubyeyi, nuyibwira ikintu uvuge muri detail. Imana izi ibyo dukeneye, rimwe na rimwe igihe tuvuga ibyo dukeneye ko Imana ikaduhereza ibidukwiriye. Rero nasabye Imana ndavuga Mana, uyu mwaka utararangira, anniversaire itaraba, ndashaka kuba mfite visa ya Canada. Washaka kutwiyerekera muri icyo kintu? Oya, ntabwo ari ibyo, no, cyari icyifuzo cyane ko na mbere ko natangiye uni mu Rwanda, mbwiye Imana ndavuga Mana, ndimo ndigana ariko siho nshaka. Nsenga Imana mu tuntu dutoya nkaza mbona iri kunyiyereka cyane, nko ku ishuri hari ukuntu waba gutaniza bakavuga ati Mana uyu munsi lecture natazana ntozi, umfashe uyu munsi amisige sinzi ukuntu biri bugende umunsi rwose. Niba tuzanire assignment nkabona lecture umunsi ntayaduha, yavuga Mana dukumva kandi utwo nitwo tugukumva cyane, utwo kandi umunsi lecture nagadereje assignment. Okay, kameze nsenga Imana ngenda inyereka mu buryo buto, ntangira urumva nakoraga umurimo. Hari mu by'ukuri abantu bari muri church bose ntabwo ariko bakijejwe, n'abakora imirimo ntabwo ariko bose baba bakijejwe. Urumva njyewe nari umudiyakoni, tureke kuba protocole, umudiyakoni hategura igaburo, ubikumva protocole, karirimba, umva hari n'ibyo ndirakoraga inyuma abantu batabona, bikamenywa n'Imana, bikorwa byiza cyane. Mama yakundaga kumbwira ati umurimo ukora ntabwo ari ngombwa abantu bawubone, byemewe na Data wo mu ijuru. Rero urumva ntangira gushakisha Imana, ariko mu by'ukuri before nabikoraga ntarakizwa neza, nkakora ibyo byose ugasanga ninjye muntu wa mbere. Niba turi kumwe n'abandi twaprayinga nk'indirimbo za gospel, nka mwana twa prayinga nka tubiri tubundi umva Chris Brown yarabanye Chris Brown ngaho bandiki urumva Mana yanjye umva ubwo buzima. Kandi nkora imirimo muri church iki, ariko Imana igenda inyereka 2023 itangira agasinyisha kose usenze umva Uwiteka akabikora pe. Ndibuka ko nabwiye Imana ndavuga Mana, sinshaka sinshaka kwa prayinga visa mbyishyiremo, ndangiza nzayibure. Rero Mana tugiye gukora deal hano, uzame visa, nibona ko nzayibona admission letter nzabona bwa nyine nzayibona deja nitangira iguhesha ishuri. Rero niba ubona ko nzabona visa nyibona, ariko nibona ko ntazayibona ntayo na admission. Nabonye admission letter, naragiye mu cyumba barimo barimuka, turimo turabimura, ndambyinira mu cyo ndavuga Mana habwa icyuro mbonye visa ya Canada, ndasirimba kubera ko admission nicyo kintu narasabye Imana. Byose byarikoze neza uko nabisabye Imana, Imana irabikora neza. Ndaza Canada. Mu by'ukuri Canada numvaga hari ukuntu bo expecting kavuge hano mutaraza Canada
bazahabona baje kanadi kugira hambo ntabwo nibwiraga yuko njye nshobora kuvuga nkatekereza uyu munsi ndateka iki ejo uzateka iki ejo ntabwo byari ibya mama ntabwo abakozi oya twebwe mu rugo mama ntubikora nakuze iwacu nta mukozi tugira barabyikoreraga rero kumva turarya iki urumva ibyo bintu numvaga by'abamama iki iyo mirimo ukayikora kanazicisha bugufi kanagurira inkweto nawe uzikanagurira no mu Rwanda ibyo narabyikoreraga ko nta mu rugo nta muntu abinkoreraga ariko ndi kuvuga mentally nageze ndi kugenda kuri airport nabonye size mama papa abavandimwe inshuti ndavuga mana ugendane nanjye nawe dusigaranye Yesu niwe nshuti itajya gusigana hose hari aho ugera ababyeyi mugatandukana Yesu murajyana nasabye Imana ngo izamereze umuntu tuzazana yamereje umwana tuvana i Kigali tugera na Montreal tuvana Montreal tugera na Ottawa muri Canada cyane ko nasabye Imana agasengesho kose nasabye buri detail yose nabwiye Imana yarayinyeretse urumva ndaza ubwo mwana ntabwo twabonanaga urumva yaratuye ahandi ntuye muri Gatino ibyo bivaho nza hano sasa hano naboneye Imana nabonye Imana namaze iminsi myinshi nsanga urumva hari umushutanyi twari tuziranye hano mfite sister n'abasabanye tubana ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu hano Canada umuntu aba yirebaho kandi ushaka kumurenganya nubwo yaba umuvandimwe ntabwo ushaka kumurenganya aba afite akazi aba akwiye kuruhuka aba afite abantu none baba bareba nk'abazungu mu Rwanda nari menyere kubona abantu muvugana buri cyane navuga yuko urumva muri iryo rungu nanga ibintu byose ndababara abantu b'i Kigali bahamagara nkumva sinshaka kubitaba ntabwo numva ko depression ibaho pe ngira ngo Canada ni ikintu biba biri masi ko bigomba kuba rero byanjeho nanjye binzaho nkazajya nanirwa kurya nkumva ibiryo byose ibintu byose cyane ibintu byose sinde bibwire mama sinde bibwire brother wanjye tubana ni njye njyenyine none umuntu we dusengaje arambwira ngo hari igihe Imana ari ahantu ugera Imana ikashaka ngo ntugire undi muntu urebe yo wenyine urebe Imana cyane niho nize gusoma ijambo ry'Imana nasomaga Bible ndi ngasinzira akosigaye nkunda nicyo kintu cya mbere nkunda Bible urayisoma ukisetsa ukumva urimo uraganira n'umuntu kumva wakomeza cyane rero niho nahuriye n'Imana najyaga nsenga Imana ndavuga Mana najyaga nsenga nkabwira Imana ndavuga Mana umbabarire uzameze basi nubwo yabari inshuti imwe basha nese bose narabonaga ariko ntabwo twavuganaga cyane byari hi how are you bakagenda ariko Imana yari kunkoramo umurimo kugira bibakoremo umurimo nimujya guhura tuzahure duhuze ntituzahure ngo umwe ahindure undi cyangwa undi ahindure Imana irangije irabikora ikajya inganiriza nasoza nko gusenga nkumva ijambo nkaririmba bigenda biza nkunda gusenga noneho ntangira gushira amanga mvuga ngo noneho ninjye na Yesu cyane Yesu yakumaze irungu cyane Yesu akumara irungu nubwo waba uri mu ishyamba uri wenyine ufite Yesu ufite byose Shani ni urugendo rurerure pe Kate yarabivuze numva umudiyakoni hose yarahageze ariko urubyiruko rugira abasore nubwo it's the same thing byambayeho ibyo byabaye kuri Kate like mbere yuko aza muri Canada nanjye nasenze Imana yibwira Mana nani navuze kuri anniversaire yanje iraba mbere yuko nza muri Canada ndi ku ishuri ndabwiye abashuti banje my next birthday izaba ndi muri Canada kuva nshiga muri high school navuga Canada nkaho nzi ko nkaho nateguye so nanje ndi kwegera Imana muri 2022 nkikizwa hari ukuntu
Imana ishaka ko uyemera. Hari ukuntu nk'uko byamubayeho, hari ukuntu asengaga prayer gato, agasengesho gato Imana ikagakoreraho. Nyibwira Canada igahita ibikora, nkayibwira Mana akora iki igahita ibikora. Nyine byose ukagenda ubona ko iyi Mana bavugira abaho, iyi Mana irahari, iyi Mana bayita ngo ni y'abarokore, hari abantu bayita ngo ni y'abarokore. Ndavuga iyi Mana y'abarokore ibaho kabisa. Ariko hari igihe ugenda ugira utubazo duto duto kwa muri Canada, hari ibintu bikugora kandi bikugora ku giti cawe personnel. Ntabwo utita ko mubana, umwe wese aba ari mu bye. So hari utubazo rero ugenda ugira, hari utubazo nagiye ngenda ngira muri Canada. Noneho ibyo nibyo rero byagiye binyesheje. Ntabwo nagize irungu, ariko ukumva by worried, ukumva ufite urahangayitse cyane, ukumva urahangayitse, ntufite n'umubyeyi hano ngo utakira. Niho nahise mbona n'agaciro k'ababyeyi cyane, nkibafite navuze ati nari kubaprofita nkibafise. Umubyeyi aramwanga ko yamubujije icyo umubyeyi abonye kiri risike yakimubwira ati ariko wowe ungendaho cyane. Uwo yari mama yangendagaho, nkavuga mama yangendagaho, nagira akantu gato, Shanice wananiye, Shanice ukumva arakwanga n'ukuri. Bose amubana bose Shanice niwe utemera akagenda ahantu. Utekereza ko ahantu ari kukubuza hazi, kandi aba yiyumvamo ko n'ibyo ugiyemo atari byiza. Nkumva naranyanze, ariko ngeze muri Canada nabonye agaciro k'ababyeyi guys. So umuntu wese gituranye n'ababyeyi biwe abaprofite cyane, abinjoyinge. Ubwo nageze muri Canada ibibazo bitangiye kuza, nta umubyeyi wamuhamagara ariko hari ibintu utamubwira, arabikora hiki kari hari uri hano. So jaho niho nabonye ko ntabwo nagize irungu, ariko ibintu byarangora, nkumva nyine ndahangayitse, nkumva Yesu rero akaza aho wahangayitse, akakwereka ko yaguha amahoro, nkamuhamagara akanyumva, akaza akakuruhura ku mutima. Narasenga nkumva ndaruhutse, ukagenda ukaririmba uri wenyine aho ugiye guhana Yesu wenyine, abandi bawumva nta kintu bagufasha. So nkagenda ngasenga, ukarira, ukameneka, Yesu akaza n'ukuri akakuruhura, nkumva ndaruhutse, nkava muri ico cumva, nkumva bya bibazo byose byagiye. Aho niho navuga ko nagiranye encounter n'Imana neza. Ariko aho wari ufite n'urusengero noneho uri gusengera? Nari mfite urusengero ndi gusengera, nari mfite environment y'abana dusengana, baketya turahura, bakuganiriza ibintu by'Imana byiza. Muri training Imana twese yatraininga ketya ku ruhande rwe muri ca cumba, challenge can traininga hariya, twese neza kuduhuza tugashapingana. Noneho hari ukuntu uba utangiye kuza neza, watangira gusengera ikintu kigasa nk'igitinze. Ya Mana nasengaga aka kanya isi nyihinduka, yamaze kugufatisha. Nyine iyo umuntu akiri umubebe bamuhereza uturyo twiza, tangira ukuri, nta mikino. Hari n'igihe ngewe urumva iyo ugeze hano muri Canada n'undi birimo birabaho, niyumve yuko n'ibintu bisanzwe, n'ibintu bibaho, Yesu nakugeraho uzahinduka. Urumva ngewe nageze hano ntangira gutekereza ubuzima bwose nabayemo, uhita ureba ibintu bibi byose byakuba mu buzima, kandi mu by'ukuri back home nta nubwo wabitekerezaga. Ntangira kubona ibintu byose byambayeho bibi, nkavuga Mana ibi ni ibiki. Hari igihe usengana amaganya Imana ntikumve. Mu by'ukuri Imana yakuvuzeho n'ikintu cyiza, ariko bite n'isengesho urimo ako kanya, uno mwanya urimo ntikumve, ugakorera Imana, baririmba indirimbo zibabaje, ukadutekereza nk'ikintu cyakubaye, ukababara, ukarira. Najyaga nsinzira nka 5, kuryama byananiye. Ngaho baguze Moonlight, banguriye igipupe, ntacyo batakoze, umuvandimwe nta kintu atakoze, ariko bikanga, kuko urumva nashakiraga amahoro mu by'isi. Kandi ubwo natangiye guhinduka, iki nakoze amasengesho
senga nakoze amasengesho iminsi 21 ndi gusengera inshuti ndi gusengera ubuzima buhindutse muri December Jabwira bashanise ngo kuba bari mu buzima bwanjye ntago ari bo bizanye narabasengeye pe ndavuga ni basi hari igihe uri kumwe n'umuntu iyo wamanutse arakuzamura mu Rwanda umva afite inshuti mfite abavandimwe mfite ababyeyi ariko mu by'ukuri ku mugani wa Shanise hari ibyo utari bubabwire rero nabo muhuye hano ugasanga barakudisappoint mbese ugasanga ibintu byose birimo ntago urimo biragenda neza kumbi Imana kugira ngo ikwereke yuko ntukwiye kureba umuntu n'umwe zahabu iyo bari kugira ngo bayikuremo final product barabanza bakayikubita bigaca mu muriro kugira ngo bazagire final product imeze neza kandi ivamo shining cyane ndumva rero Imana igushakaho ikintu irabanza ikagutraining hahandi natekereje byageze ndavuga Imana ntagibaho ibyo bintu nabitekerezaga ibyo nabitekerezaga ngo Imana ntibaho bite nuko uri kubona se Mana ko ndashaka najyaga nsenga isengesho mbwiye Imana ndavuga Mana ndashaka zaburi yanjye ndashaka kuvuga Imana ndashaka kugukorera ne kujya muri korali kuririmba ariko mu by'ukuri mu mutima wanjye ne kuzamura icyubahiro ariko bitari kumva ndashaka kuhindura umutima wanjye none nageze hano ntangira gutekereza ibintu byose ndavuga Mana nibeshyaga ko nyejejwe hari ukuntu ushaka Imana kwigukorera full time ariko wowe wihereza udushift duke niba ushaka Imana full time nawe yikorera full time amen rero kuvuga gusabana nawe full time kandi ikindi church nagihagije gira ubusabane bwawe n'Imana ijambo ry'Imana avuga ngo jya hihereye ukingura urugi ubwire data twese arabasha kukumva rero niba ucyumva yuko ushobora guhazwa n'ijambo rya Sunday ni nko kurya rimwe mu cyumweru nta kintu byakumarira rero icyo gihe Imana yanyigisha yuko ngomba gusoma ijambo every day nkuko ijambo ry'Imana avuga ngo duhereze ifunguro ry'uyu munsi cyane iyo iryo funguro ntago nkeka yuko wenda ari nk'ibi bisanzwe tuganire nayo dushake mu maso h'Imana kurushaho cyane icyo utinzemo nicyo usa nacyo nutindana n'inshuti mbi zizakwanduza nageze hano ntangira nta mama nta papa ndi kumwe na bro nta birenze ari bumbwire ntangira gutaha ntinze mumara narahindutse nagira gutaha ntinze ari kumva ngo nta muntu ubyitayeho mu by'ukuri ngeze aho ndagaruka ndavuga Mana uyu si wenjye ntabwo nkwiye gutahira ijoro oya ndicara umwuka wera nza kuko ntabwo nari kubimenya umwuka wera nza ndavuga ibintu ndimo ntabwo ari kuba ndi Canada ntabwo bihinduye uwo ndiwe niba uje muri iki gihugu wita principles zawe wita indangagaciro zawe iki gihugu nukibamo ugatestinga njya kuva mu Rwanda aho pastor wanjye ko yayize hano aho nasengeraga yarambwiye ngo nutestinga rimwe Canada niba testinga rimwe uzagenda ugiye nanjye uva byatangiye tuva church tukajya ahantu tangira ari 9, 10, 11 cyari no kugeza ndakaza nta no mu gitondo none izuba ryanga hari renga ubwo ati haracyari kare ariko nagezaho Imana iranshapinga koko iranshapinga nanjye ntabwo ndagera bishaka pe ndacyarwana ariko navuga yuko urugero ngezeho ntabwo aribwo natangiranye ubusabana nayo ukayibimba cyane none ya etape wavugaga wavuye ku mata aho wasengaga agasengesho akijyana uza kwinjira muri iyi etape uri gusabana nayo iri kukubwira nyegera wowe wenyine nta wundi urebaho wasaba ikintu kigatinda kikamara igihe ubu biracyarimo cyangwa hari ahandi bigeze iyo uharenze hari ukuntu bitangira kujya gusubiza byihuse cyangwa uracyari kwiga nanone navuga yuko hari igihe mu by'ukuri iyo utarahana Imana igushakaho
Imana ntago yihagarara mu mwanya wayo, ntago ijya ihagarara mu mwanya wayo. Noneho ikibazo kiba gisigaye kuri wowe. Nubwo narabaye shaped gutyo, ariko nari ndi mu buzima bujagaraye. Movie nagiye natwamukiye na oya movie si ikibazo, kutagira gahunda. Ndicaye ngiye gusoma Bible, umuntu aramuvuga tujye kureba mu ukaba wagiye tujye muri mall nkaba ndagiye nka spending amafaranga ntari nkwiye guspendinga. Tujye gusura Shanice, twagiye hehe kwa Alicia Keza, mbese sinzi icyo nshaka. Numva iyo utaraba mu murongo Imana igushakaho, mu by'ukuri hari ibintu tuba dukwiye kuba twaranabonye, ariko kuko turi ahantu Imana itadushaka bigatinda. Rero niba uri gusengera ikintu, reba hari ibyo Imana ibivuga ngo reka Tadeyo kwihangana kwe. Nari umuntu utagira kwihangana, Imana yangishije kwihangana. Numva kuva September mbonye akazi vuba. Rero ntago icyo gihe cyose Imana yaranyigiye. Numvaga ko Canada nkigerayo nzaprayinga rimwe byose bikikora cyane. Iyo ushaka nyine rakurindiriza ukaryama amezi 8 agashira. Rero ikibazo navuga yuko cyari kuri njye cyane. Ubu ngubu nubwo nasengera ikintu kigatinda, mbwira Imana nk'Imana, biba uko ushaka niba uko nshaka. Mu gihe ntarabona icyo nshaka, umpa amahoro mu mutima. Sinkublaminge, sinjye mu bindi tudetaye twinshi ngo kiremo imibare myinshi. No, buriya niba Imana iri kugutinza nuko ifite umugambi udenze wowe twe twibwira. Kuko Imana iradukunda kandi ntabwo ushaka kutubabaza. Nubwo wabariye umunsi, ariko n'ejo ukababara, ejo bundi uzaseka. cyane. Imana iraguha nimugura ko muguza yaguhenda. ako kantu ni keza gasubiremo. No, Imana iraguha ntimugura, muguze yaguhenda. ukamushyizeho ibiciro ntiwabona cyo kwishyura. N'uyu mwuka duhumeka igiye kutwishyuza, twazicwa n'amanuza n'amakredi. uwo utinze yabaze ngo ahubwo bigupfira mbwira buri kimwe cyose. Ntiwibaze se nijye biri gupfiraho cyangwa se urimo uranyigisha kwihangana. Iyo itari kukwigisha kwihangana aba ari ikibazo cyawe. ukamenekamo. Nk'urugero, niba Imana uri kwisaba akazi, ese ako kazi uri gusaba wabanje ureba niba inyungu ya mbere ari iy'Imana, uzakubahisha Imana. Ese ntabwo ako kazi kazagutwara kure y'Imana. Hari ukuntu ntibantera amabuye abajene baha ngaha, hari ukuntu iki gihugu kirimo amafaranga pe. Iyo uyashatse urayabona, ariko reba uburyo uyashakamo byubesheje Imana. Urakora Monday to Sunday, nta munsi w'Imana urimo. n'Imana yararuhutse ku cyumweru. Ni ukuri, reba ese ibintu urimo byubesheje Imana. Ibintu urimo urasengera, ari igihe dusengera Imana ikavuga ati Shanice arimo aransaba $100, ninyamuha se arimo arasaba 1,000, deja afite 100, nayo yamunaniye kuyamanajinga. Nimuhereza 1,000 azandika. Kuko Imana idukunda ikavuga ati kabanze mu training ntarabanze kuyamanajinga, abanza abimenye. Rero numva ko ari icyo ngicyo navuga. Abantu bakora ako kantu hari igihe usaba amafaranga menshi Imana yari ikabona n'amakeya kunaniye atanga gusa hariya ibigurutse byose wagiye, kandi ukayigaruka imbere urira ngo Mana mpayandi yashize, kandi ukabona umeze nk'umwana muto utagaguza. Kavuga reka banze mwigishe ko ubukene buryana, banze mwigishe ko no kubona ari hakundi yakoresha neza bidashoboka, ukabona gusukamo menshi. Tanyisha n'ibigeze ubirimo neza noneho. Ariko ukuntu byatangiye, ubu urukundo nsigaye nkunda Yesu, sigo namukundaga mbere. Nk'uko Keti yabivuze, hari ukuntu twasabaga Imana igahita iguha, ariko noneho bigeraho turasenga bigatinda. So je ukuntu Imana yabigenje, byatangiye
narasenga agasengesho gato Imana ikakumva noneho ntangira gukunda Imana kubera ibyima ntangira gukunda ukuboko kwayo urumva ntangira kuvuga ya Mana saba fizigeti ya Mana saba iketi nkumva niko bizahora so ntangira gukunda Imana kubera ibyima apana gwa rukundo kuko kuyikunda ukwire cyangwa gukunda kuja muri presence yaje ariko nkakunda ukuboko kwayo niko byatangiye noneho aho byaje kunchallenginga naho nabuze akazi mara like for some months atakazi mfite noneho aho rero n'Imana avuga ko yari itangiye training ntangira kubona ko yanyimye nkavuga se ariko rero nkikuna narasoma ijambo nkabona ko ariko nkumva ya Mana sinzi ibyirimo ya Mana senga bita imikino ariko noneho akazi nakabuze nkumva nyene ntibimeze neza ariko in that time Imana ikira traininga kubona ko ntagomba just gushakisha ukuboko kw'Imana ahubwo ngomba kwiga kuja muri presence yayo kwiga kuganira nayo kuyikunda kwiga kuyikunda muri make so iyo training yanyigishe gukunda Imana kuyikunda ukwiri kuyikunda kubana nayo apana kubyima so na encouraging umuntu wese uri kureba ikiganiro ntimukunde just iby'Imana bibaha cyangwa uze gusenga kuko ushaka ya modoka bavuze muri church ngo uze gusenga ko bya bintu ugiye kubona ko hari abantu baza ushaka visa kandi n'umunsi mu barokore bagusengera tuyibona so akaza gusenga aribyo bimuzanye ariko adashaka kureba umugore voilà birangirira yamubona bigahita birarangiye so ico numva nuko niba waje gusenga ntubu uje gushaka ibintu ngo Imana iguhe ibi cyangwa ngo ubibone wabisengeye ngo uyivaho ukomeze usenge kuko niba Imana iguhaye umugore muri urwo rugo uzagira ibibazo uzongera uyikenera so nabinkabijenga mwese mukunda Imana mwige kuyibona kandi hano muri Canada ako I think n'ahantu hose ariko hano muri Canada hari ibigusha byinshi nk'abantu bakijijwe ni byinshi bidukurura ni byinshi biza bishaka nyene kugusubiza inyuma ariko iyo wabaye determine bantu bazaguhamagara ntubitabe canke ubabwiye ati no ariko iyo uri umuntu utari determined ni bya bindi baraguhamagara muri move ukagenda baguhamagara he ukagenda ariko iyo wamaze gufata decision ukavuga ati hari ibintu naretse abo baraguhamagara cyangwa izo nshuti zimwe zikagenda kuko ntibamuhuje umwijima n'umuco ntago bishobora kubana so abo muri uwo mwanya bari mu mwijima wowe uri mu muco ntago bikunda nyine bigahagarara friendship yanyu ikarangira so ntiwumve tubivuga ukuntu twarakijwe muri Canada ntago ari ibintu byoroshe kuko hari ibigusha byinshi hari aba friends benshi baba bahari bakugwisha hari ibintu byinshi biba abajene bakora tungana nawe ukumva waba nkabo ariko iyo wamenye identity yawe muri Kristo hari ibintu reka hari ibintu wumva nyine ko wokwitandukanya nabo ntukora ivyo bakora ukumva ko wakora ivyo Yesu ashaka so je ndumva nyine ikintu nabwira abantu benshi gukizwa muri Canada birakunda ahantu hose waba uri birakunda ariko nuko ugomba gusettinga limits mu buzima bwawe kandi ukaba n'umukristo widetermine uvuga ati hari ibintu ngomba kureka kandi nyine ukadesida ukaba umuntu udeside ku buryo naho umuntu aguhamagara ntuze ukaba nyine ukabihagaramo neza kandi ugakunda Yesu ukumva ko ibyo bintu byose niba tuvuga ati nako kazi ukabuze ukumva ko utanze Yesu ngo uhite umuvaho ariko ahubwo ukumva ahubwo nibyo byose byatuma ahubwo umuvaho byaba igihombo kuri wowe ariko ukamugumaho ari igihe nyine Imana ibishaka ngo wowe uyireke we kwicira inzira ahubwo uyireke aba ari ibyikorera Yesu yasanze ba Petero bari kunoza ari ku nyanja babuza amafi babwira ngo muveho ababwiraho bati bararutera rumwe muve ku nkombe nyine arabagaye iyo wemeye Yesu akakugayidinga mu byo ukora cyane ntiwushiyemo ubumenyi bwawe uvuge ngo nzi iki nsagura nabumva yuko bitewe n'uko asa bitewe n'uko ameze ari bubone akazi ukajya ku papuro nk'ufatiye niba mbona ahita ameze akazi bitewe n'ukuntu umeze kandi mu by'ukuri ibyo umva
ibyo ngibyo iyo Imana itabishaka ntakubona wawundi utakekaga nukabona. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamuye byahindutse kubw'igihombo kubwo gutunga Kristo. Mureke duhombe nubwo ejo nibwo twe turi kwiga amagambo yayo bari kutwigisha ukuntu ibyo byose byaragiye. Barazamuga ngo n'ababana wari usigaranye ngo inzi baguyeho, aravuga ngo ni Imana ngo itanga ikanisubiza ngo ibwira byisubije. Rero nakwifuriza yuko umuntu wese, umujene wese wasaba Imana na bya bindi uri kurwana nabyo, saba Imana uvuga Imana mpereza umutima wo kuba narekura, wo kuba navuga ati ibi bintu mbireke mpombe, nubwo nabura akazi, nubwo banyirukana, ikintu icyo ari cyo cyose ikibi kigirwamana imbere yawe. Amatelefone yacu, amasocial media yacu tuyakoreshe igikwiriye. Nowadays usanga biragoye gutandukanya umukristo n'umuntu utari umukristo. Kuko ndapostinga uyu munsi, ndapostinga Hillsong, ejo ndapostinga Chris Brown, ejo ndapostinga ng'amapiyano. Bamwe na rimwe hagiye utari kumva n'ibyo bari kuvuga bitewe na beat. Wakunze beat urimo urayibyina ntabwo uri kumva amagambo pe. Ejo wapostinze Mbonye. Mu by'ukuri nawe ubwawe wirebye ufite akavuyo muri wowe. Nibyo ndavuga, hari igihe uri mu kavuyo Imana ishaka. Nk'ubu ngubu ejo ndimo ndareba movie, ndazireba nari maze igihe ntazireba, ndangije umva umutima urambwiye ngo izi zirahagije. Zari Papa Sava pe. Bajya baserera yari Papa Sava, ariko urumva Imana numva ijwi irambwiye ngo izo zirahagije. Nanjye ko ndi Nigeria ariko biranga, numva umutima uranze. Genda usome Bible, amasaha ya Bible study, genda usome Bible. Nahayereje Kristo ubuzima, niwe wa mbere, niwe ubanza mu buzima bwanjye cyane. Aribanza akanikurikira. Ubu ngubu mama asigaye amamagara akambwira ati mama buretse ngiye gusenga, ngiye muri Bible study, buretse turaza kuvugana. Aranyumva ubu nta cyane. Nukuri nushyira Imana imbere nayo izaza mu byawe. Nutinda imbere y'Imana ntacyo uzigera uyibura. Kugira environment irimo abantu bazi Imana biragupushinga. Ubona uriya arakwigisha ugafasha uno munsi, cyangwa akakwigisha kuja mu ijambo ugasanga nawe uri kubikunda. So icambere no kuba surrounded na environment y'abantu basenga, abantu basenga, kugira inshuti nziza, inshuti zisenga, zizimana, zigushepinga waguye, zikuzamura. Yaje kuba nibyo byamfashije cyane. Nahinduye environment, mpindura babandi, nsimbuza babandi za nshuti zitari z'akamaro, mpinduza n'inshuti zizimana. So nabifuriza kugira inshuti first of all zisenga. Icya kabiri ni ugusubiramo, like uhagarare ku ijambo rya, like ufate decision ku buzima bwawe, ushireho amalimite. Uvuga ati ibi ndabiretse kuko nshaka kugera hano. So ndumva ari ube determine, ureke ibintu kubera uzi icyo ushaka, ushaka kugera. It's the same way Imana hari ukuntu ntabwo izaguhaye amafaranga menshi ibona ko na make udashoboye kuyajera. So Imana hari ibintu itazagukoresha kuko ibona utaraba ready. So ubanza uhinduke wowe, kandi koza hari ukuntu dukizwa ariko utarakizwa neza mu mutima. Ariko iyo wakijijwe neza mu mutima n'Imana yaboneka avuga ati this is the right time, shanese mamukoresha ibi. Ariko Imana ntabwo izaza gukoresha utarahinduka neza. So byose birashoboka, byose ni wowe widesida ukavuga ati ibi ndabiretse ngiye muri ibi. Dusoza yabibayemo agera igihe aragwa. Inama wamugira yaraguye, yumva ariyanze burundu, abona ikintu yakoze kiri heavy, kirarenze. Ikintu namubwiye nuko Imana ari urukundo, kandi imbabazi zayo ngo ziruta ibyaha byacu nk'uko isi itaruye ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivuga nta kure Imana itasanga umuntu. Icyo namubwira, tera intambwe, emerera Imana, nibabarire cyane, tera intambwe aho hantu havi. Ndamubwira Bible verse 2 ni mu Migani ibice 16 umurongo w'9. Aravuga ngo
umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Witekereza kwiyobora ahubwo reka Kristo abe ari uyobora intambwe zawe. Urugendo rw'agakiza ruragoye n'abapasiteri birabagora, ariko niwemerera Yesu akayobora urugendo rwawe, ibyo ushaka ibizakugora ntawe bitagora, ariko ibizakugora byose Yesu azaba ari kumwe nawe. Irindi jambo ni mu Migani 15 umurongo wa 32 avuga ngo uwanga guhanwa ntiyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Nowadays aba jeune ikintu cya mbere kituraje inshinga ni uko tugira ibintu bifatika, ariko ubuzima butarimo Kristo, ubuzima butarimo Yesu, ni ukuri ndakubwiza ukuri, ubuzima ntabwo. Kwemerera Imana ikaza ikayobora ubwenge bwawe gafata dupfe kuri kamere first, nicyo kintu namubwira. Apfe kuri kamere, yemerere Mwuka Wera. Natwe hari ibyo twaretse, ntitukiri abacu ngo twigenge. Reba, emerera Mwuka Wera, urebe n'uzajya ujya gukora ikintu ujye ubanza usenge uvuge Mana, iki kintu se urabyemeye ko ngikora? Iki kintu se basi uno mwenda nambaye urakubahishije? Ano magambo ndi kuvuga hano Canada bavuga amagambo umva cyane, ama F words ni menshi pe, ariko urevuga se iryo jambo umukristo ararikwiriye? Ese izi nshuti nk'uko Salishanisi yabivuga Imana nyine wige guhinduka, kandi Imana iyo uteye intambwe y'itera 99 izi gusanga, nta kuri Imana itakura umuntu pe. Imana ni umubyeyi kandi inshuti nziza. Ikindi nabwiye abajene like bagenda uko intege zabo zingana, ntiwumve ko ukiri umwana mu by'Imana, ariko nawe Imana yagukoresha aho nyene ukigenda muri za ntege zawe zikiri nkeya. So ntitukajaje kandi abajene ngo umubone mwambaye desho witoma ngo ntagakijijwe, ariko twumve ko wowe ubanza urebe ibye imirimo ye cyangwa impamvu yayambaye. Ntujajinge just umujene umubonye uko bumve ngo uriya we yaraguye cyangwa uriya we ntagakijijwe, cyangwa nyine ukamujajinga according to the physical appearance ubona. Yani ni ukuri abajene ntiwibwire yuko ufite igihe, ntibibwire ko ufite igihe n'iri joro ushobora gutaha. Ese reba ahantu ugiye ni he? Ni mu ijoro cyangwa ugiye kwa Satani? Abantu twibeshye yuko dufite igihe kandi nta gihe dufite. Ubwiriza yaravuze ngo dukore ibyiza tugifite uburyo. Aya niyo mahirwe yawe pe. Hari ibyo twabayemo, hari ibyo tukigerageza, ariko niwemerera Yesu arahindura ubuzima bwawe. Amen. Kandi ntuterwe isoni numuhamiriza imbere y'abantu, nawe azagwemereza imbere ya Data. Muhamye, mukundisha umutima wawe wose, ntumuryarye, ntubakazuyaze, n'utarabibamo. Amahitamo ya mbere nakubwira ni ukuri, birashoboka yuko uba muri Canada ukijijwe, birashoboka yuko uba umwana muto ukijijwe kandi wubaha Imana. Kandi icyiza cyo gukizwa uri mutoya, future yawe ubonamo ibintu byinshi. Uzagira urugo rwiza, uzagira abana be, ntago hari ibintu byinshi batazahura nabyo. Nk'ibintu turi kubona biri kwaduka hano ntago wowe uzigera, kuko wakoresheje igihe cyawe neza. Abwirwa benshi ku mabene mwabyiyumviye, abajene inama batugiriye ngo nuko imbaraga zawe zingana, Yesu niwe uzakuyobora uzabyitwaramo. Imana ibahe umugisha mwese.